Mu mpera z'iki cyumweru shampiyona ku bari n'abategarugori yakomezaga. Imikino itandukanye yaba umupira w'amaguru ndetse na volleyball. Reka twumvire hamwe ibyagiye biva ku bibuga bitandukanye mu mpera z'iki cyumweru. Bivuze koko twagerageje kwitegura neza bishoboka, ariko ngira ngo murabizi ko dufite abakinnyi bavuyemo hafi bane twatangiranaga muri team. Ni ibintu bitoroshye, ngira ngo ubu ngubu nibwo dutangiye kongera kubaka bushyashya, ariko dufite icyizere ko tugomba kuza mu makipe y'imbere. Murakoze. Sezo ishize twatangiye nka ekipe nshya nyine uko bivuze, ari na mpamvu nabwiye ko tugomba kurenza aho twagarukiye ubushize. Ikibazo mbajije cy'uko abakinnyi dufite ari scholarship gusa ntabwo ari byo, dufite abanyeshuri ariko dufite n'abo hanze batari abanyeshuri. Kubihuza biroroshye kubera ko imyitozo tuyikora nyuma y'amasomo saa 8:30, bikabasha kutworohera guhuza abanyeshuri n'abatari abanyeshuri. Umubano wacu n'ubuyobozi navuga ko ari mwiza, ntabwo ari mubi uko twatangiye nk'uko mubivuga umwaka ushize. Ubu ngubu hari improvement, byaba ku ruhande ruri financial byarazamutse, ntabwo ari nk'uko ekipe yatangiye. Skating ntabwo ngo ni twebwe gusa, n'abandi usanga n'ikipe n'izindi ziremereye n'amazina, ariko sizonje kuvugira, ndavugira Inyemera rero turiteguye. Dufite akarere nk'umuterankunga, nk'umuntu nk'ufatanyabikorwa tugira, kandi akarere Inyemera ni za Gicumbi. Akarere rero kari hafi kazadushyigikira mu byo tuganira na meya n'abandi bavuga ko tuzadushyigikira. Icya kabiri twabonye umuterankunga rero niyo akiza akeneye kureba performance yacu, karikeneye wenda nyuma nawe akazagira icyo wenda aduteramo inkunga, ariko hari ibyibanze yashoboye kuduha. Mubona twumvikanye amasezerano dufitanye, MOU dufitanye, kandi bizagenda neza. Yatwijeje byinshi kandi natwe turamwizeza ku musaruro n'ubufatanye. Numva rero amikoro arahari, nubwo atari menshi, ariko dufite abakinnyi bafite ishyaka, dufite natwe team tekinike ihari, staff ihari ifite ishyaka kandi ishaka gukora. Rero ndumva twiteguye ku ngingo y'imari dufite ndetse n'umuterankunga twabonye, tuzagera ku ntego yacu. Murakoze. Turatora ko izajya abakinnyi beza, kuko niba hazabaho gukora camp, hazabaho guselekisiona abakinnyi, ntabwo tuzajya gufata mu makipe 2 cyangwa 3, ni kujya mu makipe yose, kuko ubonye ko buri kipe ifite abakinnyi beza bitewe n'umwanya bariho. Kumva rero amahirwe ku bana b'abakobwa bari gukina umupira babikunze babishaka, ko bizabahisha kugera mu rwego rw'ikipe y'igihugu, bitagombera ko tuzi abantu bahora bakina mu ikipe y'igihugu bamwe oya, hazabaho guhindura, kuko ngubu abantu bagaragaza umupira, abana bamaze kuba benshi bagaragaza ko bawushoboye.